Amahoro amahoro ubwoko bw'Imana ndabasuhuje abaherereye hirya no hino, ndasuhuza ubwoko bw'Imana muboneka mu Rwanda, mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba n'Iburengerazuba, ndetse ubwoko bw'Imana bagenzi bacu muri ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, Europe, Australia. Amahoro y'Imana nagumye abane namwe, n'ubundi muri kumwe na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase, muri mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mwiyobokamana. Yego, tutaratangira kureba ku ncamake y'amateka y'uyu munsi nyirizina, ndagusaba kugira ngo ufate ikaramu yawe wandike, utangire wandike, cyangwa ufate mashine yawe, yaba ari desktop cyangwa laptop, cyangwa ukoresha telefone, handi n'ubundi ushobora kuba ubika ibintu byawe by'ingenzi kugira ngo utabitakaza. Niyo mpamvu bakoresha telefone ushobora no gukoresha application cyangwa app ariyo yitwa Notepad, cyangwa waba ufite telefone ntoya ukaba wakwandika message ukayibika, aho message zibikwa, cyangwa ukayiyohereza ku yindi nimero cyangwa ku yundi muntu mwabyumvikanyeho, kugira ngo habeho gusigasira ibyigisho nk'ibi ngibi by'ingenzi cyangwa icyo wungutse icyo ari cyo cyose nk'ubwoko bw'Imana. Yego rero kubw'ibyo byo kuba umuntu yabyandika ni iby'ingenzi kandi ni ngombwa, kuko birakenerwa mu buryo busanzwe, birakenerwa ndetse cyane birakenerwa, kubera ko n'ubundi ibyo twiga byose ari byo by'ingenzi kuri twe hamwe na bagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho bose. Ngo urasanga n'ubundi kwandika ni ngombwa, kubera ko nawe ugomba kuba ubifite byose, kubera ko bikorohera kandi binagufasha kubisobanukirwa, ndetse no mu gihe ubyigisha n'abandi birakorohera kuko uba ufite aho bikura. Urasanga n'ubundi ku iki kijyanye no kubyigisha abandi ni inshingano kandi ni ngombwa, nk'uko Bibiliya bihamya mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorino, ibice 5:18 kugera ku 21 haravuga ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Yego, kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, kandi kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro, nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Tugiye kurebera hamwe n'ubundi incamake y'aya mateka yaranze iyi tariki y'uyu munsi, itariki ya 5 z'ukwezi kwa 12. Icya mbere turarebaho, ese ubwoko bw'Imana bwabana n'abatizera ko Yesu Kristo ari umucunguzi wabo? Kabiri, mbese imibanire y'ubwoko bw'Imana n'abatizera ko Yesu Kristo ari umucunguzi wabo ikwiriye kumera gute? Ubwoko bw'Imana twibukiranije ubundi tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, ariko mbere Yesu Kristo ataraza mu isi ubwoko bw'Imana bagenzi bacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka, kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagororerwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru, niho ijambo ry'Imana ribishimangira. Turebye hano Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3:1 kugera ku wa 2, arababwira ati nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6:19 kugera ku 21, naho haravuga hati nimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Ariko urareba usange n'ubundi hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko aho bahoza imitima yabo harabatamaza. Usanga n'ubundi Bibiliya yarabivuzeho cyane mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 1:16, aramubwira ati bavuga yuko bazi Imana, ariko bayihakanisha ibyo bakora, bene abo nabo kwanga urunuka, n'abatumvira Imana no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze.
ndetse n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku wa 17 harabihamya hati muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mpungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Ndetse Pawulo yandikiye Timoteyo urwandiko rwa 2 ibice 3 umurongo wa 5 aramubwira ati bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, abameze batyo ujye ubatera umugongo. Ndetse Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku murongo wa 19 arababwira ati hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndabababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Rero turebye ku byo tuvuze haruguru n'icyo Bibiri bihamyaho, urasanga ikintu hari igihe kirekire mu buzima bwawe ugatanga n'imbaraga n'ubutunzi kubw'intego y'icyo kintu, icyo kintu niyo Mana yawe. Tugiye kurebera hamwe n'ubundi aya mateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 5 z'ukwezi kwa 12. Ese turibaza ubundi abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka bakoraga iby'Imana ishaka? Rero mureke twumve aya mateka kugira ngo tuze kubigiraho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo, turebeye ku cyo Bibiliya ibishimangiraho cyangwa ibihakanaho. Tugiye kureba n'ubundi amateka mu buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 5 z'ukwezi kwa 12. Yego, ku ya 5 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 220, Kerema wa Alexandria niyo tariki yapfuyeho. Yari umuhanga mu bya teolojiya mu itsinda ryahamyaga ko bakora iby'Imana ishaka rya mbere. Yari umuntu yagaragaje ubumenyi bwimbitse ku nyandiko za gipagani n'Abakristo mu kwamagana kunegura abapagani. N'ubundi aya mateka twayatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Tugiye kureba nyirizina, ese Bibiri ivuga iki kuri aya mateka tumaze kuvuga ahangaha? Tubonye uyu Kerema wa Alexandria, uburyo icyo yahamyaga cyangwa yashimangiraga n'uburyo yari umuhanga. Hano harekanye yuko yari umuhanga mu bya teolojiya mu itsinda ryahamyaga by'abantu bahamyaga yuko bakora iby'Imana ishaka mu iryo tsinda rya mbere ryabayeho mbere. Yari umuntu n'ubundi wagaragaje ubumenyi bwimbitse mu nyandiko za gipagani na gikristo. Tugiye kureba nyirizina mu kwamagana cyangwa mu kwamagana kunegura abapagani. Ese ubundi abantu bakwiye kubana mu buhe buryo? Abizera Yesu Kristo cyangwa ubwoko bw'Imana bakwiye kubana gute n'abatizera Yesu Kristo? Cyangwa aho Bibiliya cyangwa aho ya mateka arimo kugaragaza ngo bigendanye n'abapagani. Tugiye kureba nyirizina icyo Bibiliya ivugaho. Icyo tugiye kuvugaho cyadukomozaho ni iki? Tugiye kureba kuko n'ubundi muri aya mateka twifashishije igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye ukuri kwa Bibiliya cyangwa icyo Imana ishaka yuko dukora. Tugiye kureba rero ukuri kwa Bibiliya kw'ibingibi. Tugiye kureba nyirizina, ese ubwoko bw'Imana bwabana n'abatizera ko Yesu Kristo ari umucunguzi wabo? Yego, babana. Yego, nicyo nshimangiraho. Icyo nshimangiye tugiye kureba ijambo icyo ribivugaho. Ijambo cyo ribivuga cyangwa ukuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko turibona mu byanditswe, turasanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikore n'ibice 5 umurongo wa 10 haravuga hati ariko sinavuze yuko mudaterana rwose n'abasambanyi bo mu b'isi cyangwa abifuza ibibi cyangwa abanyazi cyangwa abasenga ibishushanyo, kuko iyo biba bityo mwari mukwiriye kuva mu isi. Rero ijambo ry'Imana hano ritweretse yuko kuri buno butumwa Pawulo yandikiye Abikorino byerekanye yuko tukwiriye kubana n'ubundi n'abatarizera, kubana mu isi muri ubu buzima nta kibazo, kuko dukwiye no kubana nabo kugira ngo tube twabona uburyo tubamenyesha n'ubutumwa bwiza kugira ngo nabo babe babasha kubwizera, kuko nicyo cy'ingenzi. Ese babukura hehe tutabanye nabo?
ariko hano Bibiliya iduhamije yuko kubana n'abatizera Yesu Kristo ko ari umucunguzi wabo nta kibazo nta n'icyo bitwaye, ahubwo kubana nabo bishyira mu mahirwe babandi kugira ngo nabo baba bamenye amakuru, bakaba bacungurwa na Kristo, kuko batamenya ayo makuru ntago bakora ibyayo batayamenye, ariko baraza kuyamenya kuko tubana nabo, tukayababwira, tukabaganiriza, tukabagezaho ubwo butumwa bwiza nk'ubwoko bw'Imana. Niyo ntego dukwiriye gukora cyangwa iyo tugomba kwiyemeza. Yego, tugiye kureba no kuri iki kivuga kiti se mbese imibanire y'ubwoko bw'Imana n'abatizera ko Yesu Kristo ari umucunguzi w'ubugingo bwabo ikwiriye kumera gute? Tugiye kureba icyo Bibiliya bivugaho. Yego, turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 4 ku murongo wa 9 kugera ku wa 10, turebe uko bikwiriye kugenda. Turasoma hano muri Yohana ibice 4 umurongo wa 9 kugera ku wa 10, haravuga ngo Umusamariyakazi aramusubiza ati, yasubizaga Yesu Kristo, aramubwira ati ko uri umuyuda nkaba umusamariyakazi uransaba amazi ute? Icyatumye amubaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati, iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe ubu umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Mwese hano Yesu Kristo iyi nkuru ye cyangwa aya makuru ye n'uyu musamariyakazi aratwereka yuko imibanire ikwiye kumera y'ubwoko bw'Imana ndetse n'abatarizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wabo kugira ngo babe nabo ubwoko bw'Imana. Bishatse kuvuga iki? Hano mbere Yesu Kristo ataraza, abayuda banenaga abasamariya. Ahangaha rero Yesu Kristo kubwo kumwizera no kumutunga no kumugira, nawe nk'uko aje gukuraho ibya mbere, aje gukomeza ibindi. Yesu Kristo aza yerekana yuko imibanire ikwiye kubaho, bakabana bagasangira, kwa kunenana kukavaho, imibanire ikabaho. Ni ukuvuga ngo ubwoko bw'Imana n'abatizera bakwiriye kuba babaho mu buzima bumwe mu isi, nta kibazo nta n'icyo bitwaye, nk'uko Yesu Kristo hano yabisobanuye. Kuko hano umusamariyakazi aramusubiza ati, ko uri umuyuda nkaba umusamariyakazi unsaba amazi ute? Kuko barabanenaga. Ariko Yesu Kristo yaraje gukuraho ikitari gikwiriye ashyiraho igikwiriye. Rero abumvaga yuko nk'ubwoko bw'Imana bagenda mu itsinda ryabo gusa bonyine, icyo ntabwo ari cyo, ahubwo birakwiye yuko ubwoko bw'Imana bubana kandi bukaba bwanasangira n'abatizera Yesu Kristo ko ari umucunguzi w'ubugingo bwabo. Yesu Kristo ngo icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya, ariko kubwo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, cyangwa nk'uko twamwizeye, ntabwo tunena cyangwa ntabwo dukwiye kunena abatizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, ahubwo dukwiye kubana nabo, ndetse byanashoboka kubwo kutwigiraho no kumva ubutumwa bwiza tubagezaho, nabo bakaba bakwizera umucunguzi wacu. Yesu Kristo aramusubiza ati, iyaba wari umenye Imana, yuba uzi impano y'Imana ukamenya ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Yego, tugiye kureba nanone nyirizina ubwoko bw'Imana buri ku isi hamwe n'abatizera ko Yesu Kristo ari umucunguzi w'ubugingo bwabo, ariko bayoborwa n'imbaraga zitandukanye. Yes, kubana mu isi, tubabana mu buzima bwose, tukabana ibintu byose tukabihura by'ubuzima bukenerwa mu buryo bw'umubiri, ariko turaba tuyoboye mu buryo butandukanye, cyangwa imbaraga zituyoboye zitandukanye. Ngira ngo hari ibiganiro byatambutse twabiganiro, dusanga abantu bayoborwa mu buryo bubiri butandukanye. Dusanga hari abari kuyoborwa n'umwuka w'Imana, abo ngabo baba babiheshejwe nuko bizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, ariko irindi tsinda naryo rikaba ryaba riyoborwa, kandi ariko biri riyoborwa n'icyaha kibarimo, nk'uko ijambo ry'Imana ribyerekana, bagakurikiza ibya kamere mubiri ibayoboramo. Kandi iyo kamere mubiri
barayikomoye hehe kuri sogokuruza Adamu kubw'umubiri. Turasanga ahangaha ijambo ry'Imana icyo ribishimangiraho cyangwa ribivugaho hano muri Yohani ibice 17 kuva ku murongo wa 7 kugera ku wa 9, aho Yesu Kristo yari arimo kuvuga, arimo kumenyesha cyangwa kubwira Imana, avuga ati none bamenye yuko ibyo wamaye byose byaturutse kuri wowe, kuko amagambo wamaye nayabahaye nabo bakayemera, bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wowe, bakizera kandi ko ari wowe wantumye. Nguko uko Yesu Kristo akomeje kumenyesha cyangwa kubwira Imana Data wa twese ngo ndabasabira, sinsabira ab'isi ahubwo ndasabira abo wamaye kuko ari abawe. Yego, ijambo ry'Imana ribyerekanye yuko n'ubundi mu isi harimo kubonekamo bantu babiri, abari kuyoborwa n'imbaraga z'Imana n'abarimo kuyoborwa n'imbaraga z'icyaha. Yesu Kristo hano yerekana yuko arimo gusabira abo Imana yamuhaye, ndetse akanerekana n'uruhande rw'ab'isi ko atari bo arimo gusabira. Ndabashimiye cyane ubwoko bw'Imana mwabanye nanjye muri kino kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana. Mwari muri kumwe n'ubundi na mugenzi wanyu Sibomana Anastase, ubwoko bw'Imana. N'ubundi ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa icyo Imana Data twese ishaka, kugira ngo abe aricyo dukora nk'ubwoko bw'Imana. Ubwoko bw'Imana buri hano kuri buri gikorwa ndetse buri gihe. Yego, tureba ku by'iwacu, duhora dutekereza, duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Ndabashimiye cyane, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bubane namwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.